tugacugushije kagendana n'inka tuyatangira ku gihe kandi vuba. Nkaba numvaga byibuze nuko bakora shisha kibondo bagerageza bakaba bakora shisha mugabo kugira ngo mugira amahoro ubererane ubumwe n'ubwiyunge. mugira amabuno tugacugushije kagendana n'inka tuyatangira ku gihe kandi vuba. murakoze. ndagira ngo mwese muzi icyaduteranirije aha ngaha ni ukugira ngo turebe ese nk'amwe abayobozi bayobora utugari tugizwe n'umurenge wacu, ese ibyo twahize kugeraho twabigezeho, ese ibyo twasabye kuzakemura bitagenda neza ku ruhande twarabikoze cyangwa. ndagira ngo rero muri urwo rwego buri muyobozi n'akagari ke atubwira ikintu yakoze, icyamubangamiye, ikitaragenze neza muri we nyine kugira ngo tugikore neza, tumenye se twakora iki kugira dukunde tugere nyine imbere dutere imbere. Nyakubahwa umuyobozi wacu w'umurenge wa Nyamwigenda kazonzwe n'inzoka, hari ibintu byinshi cyane bimaze kukakemurira. Ngitangira kukayobora abantu baho bari barazonzwe n'inzoka, nta burima bw'ibikoni bagiraga. Natoje abantu kubaka uburima bw'ibikoni mu ngo zirenga 2000 nyobora. Ndakeka sino gukeka kwanza ibyo ngiye kuvuga n'impamo imbere y'abayobozi bagenzi banjye. Hari ingo zigera nko muri 3 hari tutarubakira uturimo tw'igikoni, ariko muri iki cyumweru ni intego yo kuba narangije urimo bw'igikoni. Ariko gitifu umurenge wacu rero icyo kigabo nacyo kirakubesha ngo cyasoje ngo ibintu ngo by'imirire mibi afite umusatsi wagira ngo ni injwiri, wagira ngo ntabwo barako no gusokozamo. Urabona umugabo koko yaragwanyije igwingira mu mudugudu we cyangwa ne kwakunda abantu birariraga. Reba kuna meze do ni nk'igikoko. Ariko reka manza nkubwire ko numva uri kuvugenda ku kagari kanjye wavuze imihigo yawe ibyanyu ukabyihorera, wabanje ukavuga nyakubamuyobozi. Ariko ntabwo waza kwesa imihigo, ntabwo wavuga ngo washeje imihigo kandi tugomba kuba twagira ibyo tugufasha wowe. Ahubwo uramfasha ibiki ko kuvuga ibyawe byakunaniye, wowe uramfasha iki iby'akagari kawe kazonzwe n'inzoga nta n'isoni unafite, wowe warangiza ngo gutyo n'ibiyobyabwenge. Ariko bwana muyobozi w'umurenge wacu Nyamwigenda njemeze neza ndayaga ndaceye, ntabwo ndi nk'uyu mugabo wagira ngo ni nk'urudodo neza naho nahamya ko afite imirire myiza. nawe gitifuza kandi no kubera ikibazo cy'amusonda gitifu rafiki wona se ko nani se mbasonda mu nama nge ndabiyamye n'undi munsi. Zakayo icara tubwire nawe imihigo yawe byakoze n'ibyo wageze kugira vubaze. Ngira ngo nyakubahwa muyobozi bw'umurenge wacu naho wakwibaza ku iterambere akagari kacu kanza abantu bakakagezeho. Twagaze ku bintu byinshi cyane n'ibikorwa biri kugira ibikorwa nabyo biri kugiraga bwana muyobozi w'umurenge wacu. Twateye imbere, twatanze amasiga, shisha kibondo ziratangwa iwacu, ziratangwaga. Ngira ngo naho natinda kandi indaya zaracitse n'abajura bakirangwa mu kagari kacu. Oya nzaba nubaka rero iwacu tumeze neza, turakomeye cyane. Murakoze umuyobozi w'umurenge wacu. ni gututinyuka tobe abajura indaya ni wowe zibarizwaho mu mudugudu. Umva shisha kibondo ujya kuyireba mu mago ukayinywera warangiza ukatubwira ngindangiye yuruzuye. Rafiki buye ari kurengana, Rafi komereza aho ngaho kuyobera kwawe. Iwa shisha kibondo z'abana wumvishe ndaho nyumvira n'ubimbuka kazongo ni giti gwagwe cyuvuza gwiti ndakubwiye ngo zibu ureke dukuza kugawuzi shisha kibondo warayimaze abana none washaho ngara ziragende. Umva turavuze ngo zibu umvisha nyakubahwa madamu w'umurenge wacu ziba ariko mwishi twana wumvishe urarwumva baje rudendezida hangaha shisha kibondo zarabimaze ngindango zaracishije mu midugudu. Indadi wo mu mudugudu wawe naberaje kuzika ko njyani naberaje ko mwande ariko giti giti kwaripa zibaho nama cyoza ko kubambazwa ndabona ufite kubambazwa nkanyoko nakora ukasa gusa ngo shisha kibondo
kibondo warayimaze byemere vuga yego se kwakubaho arakabona nimba batagombye kubereza umuyobozi gitifu ahubwo turamukuraho koja kwicara hariya turamukura njye kutase nani udusobanurire neza ukuntu unywa shisha kibondo y'abana abajura nibo bakorerwa amatungo umva twara mu murenge mu mudugudu wacu amatungo warayamaze ari ujya kuyirura uyashira abaturage ndaguha amabereganye kwa wanyu kwicara amatungo ariko nyabo giti kubara nanjye kandi ndakubwiye ngo ujya kwicara nawe giti kuzaka ndakujya kubanika bambaka ndakubwiye ngo zibaho ngaho ariko se ni gute abantu mwamwe mufite akazi kabahemba neza mwicara mugatongana gusa naniso uko muvuga kurusha isande wagira babanyaye mu kanwa nako ngo wagira babasweye mu kanwa abantu babayobozi naniso ni muratinyuka mugashingaraza imirange mukajombana amagambo ngayo ngayo ndavuze abagitifu mugiye gukurikira uraza afite ivogonyo afite amagambo nkaya ngaya ndababwiye ngo uzi kari buze kubikora ndamwereka ndamuhinanga ndamwereka ibyo ndi buze kumukorera nta n'isoni urakoze nyakubahwa gitifu umurenge wacu akagari kacu k'abazonzwe n'inzoga nasanze akagari kazonzwe n'inzoga mbafashe kugerageza uburyo bwose bushoboka inzoga bazireka rero ndabona inzoga bazigabanije ndagira ngo batere imbere ndi kubikora neza umukene nkamwubakira n'imirire mibi narayigwanyije shisha kibondo umubyeyi wese ayibonera ku gihe aha ndi kumva wowe uri gutera imbere ahariga ndumva wowe uri gutera imbere nuko bikenewe barizwa mu mudugudu ari wawe n'igitifu nawe ni indayi abanywa shisha kibondo ni gitifu afite n'indaya gitifu naje kwa ndaya kandi amabyibanyu indaya ni Adamu muyabazi ugomeza kumva irashinze urene nimba yayobora akagari afite amagambo gameze nkaho bagabaga munyaye mukamo ndabona mwese amagambo yanyu nawe wayavamo reka tumanze turebe ese ni iki mwakoze cyageze cyateye imbere turebe se ni iki kitakozwe turebe ngo twafatikanya gute tukabasha kuba twakikora neza nyine twese tukagendera hamwe noneho ibintu by'amagambo twese tukayagabanya sibyo hari aho mbeshe yego muyobozi ibyo uvuze ni ukuri akoza kandi ndamubwiye ngo njye nawe tuze guhura nyuma y'inama haragira umuntu wongera kuvuga mwitwaje ngo muri abayobozi araza guhura n'akaga gakomeye njye icyo nshaka ni ukugira ngo turebe ese n'iki tutakoze tutari twageraho tubashe twese gukorera hamwe tube twakigeraho hari ikindi kintu mbabwiye noneho buri wese aze kuza kumbwira ikibazo cye nyuma ndebe niba hari undi agikemurira cyangwa se niba hari undi akirekera kuko nkaza kaya magambo nabonye afite garuta y'abagombozi sinamukemurira ikibazo pe we nuriya nabusasaranda ndabona rwose sinzi ukuntu bameze baneye ishozi gusa ndumva nkeneye kuruka Danta nyakubahwa w'umurenge wacu rwose akagari kanjye nashyizeho igikoni cy'umudugudu abana bari barwaye igwingira rwose barabyibushye baranakura wumve rwose ibintu bimeze neza yumva dushyiraho n'akarima k'igikoni mbese imboga bazibonera ku gihe nashyizeho ikaragiro ry'amata banywera amata igihe babiboneye rwose murakoze cyane wumve ngo bimeze neza muzanadusure ndumva mwese mwaba mufite intego nziza okay gusa icyo mbashishikarije nyine ni ukubikora mukabikura mu magambo mukabishora mu bikorwa noneho twese tukabasha kugira iki kugerana y'amahoro nyine tumeze twese neza okay ngaho rero reka twumve na bwana gitifu zakayo twumve icyo nawe agiye kutubwira icyo yagwanya mu mudugudu we n'icyo yageraho turebe se nazangeso mbi nazarazivaho zo kumushisha kibondo z'abana okay reka dukurikirane zakayo nawe tumaze turebe nibyo ngibyo gusa ndabashimiye muri abantu b'abagabo gusa ndabinginze mwese nimuzakurikiza umuco wa zakayo mujye mukurikiza karaveri bwana muyobozi w'umurenge wacu ndatekereza mu kagari kanjye ibintu byakosoka urabona hari ukuntu uba usanga nko mu bantu bakuru bafite igwingira ryo mu mutwe bafite igwingira ryo mu mutwe ngo gutera imbere babigoranye ngera nkaba numvaga byibuze nk'uko bakora shisha kibondo bagerageza bakaba bakora shisha mugabo kugira ngo nibyo nakubwiraga muyobozi w'umurenge wacu turamutse tubanyishisha mugabo byadufasha kugira ngo nyine bitere imbere mu muntu uri ibiwerewere